ndabibona cyane ariko ni icyaka gifata umuntu icyaka sha munabasoni mufite ingufu munye munashaka amafaranga kigenda guhitana umuntu itonde nta soni sha reka nkubwire pa buriya bimeze bitekene bimeze neza bimuze uko ubibona ese nta kintu uba ubona ndabona iki inzara busa urishimye uzahora utaka inzara nk'abanyasomaliya uhora mu ntambara y'inzara ugasoma wambeba we icyo utabona ni ikimara utari igicucu ubundi urinda utaka inzara ibisi ibitoki izi zino byenda uteme muhekenya gatemeka amatwi ku mwanya utumye nuka mama katuvukana buriya sureba hari igihe ngiye nzakubwira ibintu mwana nushaka kunzana izo gatatu zawe mite nku bajya bavuga ngo nta rutugu rukurara ngo sunda ijosi urabyumva nongera nkusubiriremo agira kubaha we iyi suna nayigize kubera iki nuko nabo kandi tumubwira mani tujye tugabanya mani ibi niyo byanakana amagambo ndabana papa aje n'agacupa we nibyo gase Rezete vie kamera pa inzoga se Aki inzoga ishobora kubiryoshye cyane n'umusamba nkwambu ziraryoshye cyane mu musemburo mwinshi cyane n'umukandamano ndagaswingi umukandamano ase papa ubuse ubona ufite inzoga mwa baye unamenye udakona ukambona wayibonye mbi wamwe wahaze ndumva kabisa papa yanahaze buriya kugenda bicamo cyane ngena kuzabonetse gato unamenye utanywaho tukabifasha nayakuna nkayamanamo unkura amenyo hejuru y'inzoga mujya munashabika yamye ako papa namwe mwibashe kugura inzoga nese siko buriya urumva ukakiro kizema hari ukuntu urumva ndabibona cyane ako ni icyaka gifata umuntu icyaka sha munabasoni mufite ingufu munye munashaka amafaranga kigenda guhitana umuntu itonde nta soni sha njyewe rero kubona bino bintu byanyu bitazashoboka umuntu muciye ugutwi hejuru y'inzoga ako papa uru runyenda nini nihangane reba umwana wawe ukuntu umugize keni wazaretse tukakiniga kino ngiki uruntu rwaratubyaye rwarangiza rukananywa rukatwima buriya kambe ngiye kuko ngiye ndamutse ngumye hano ngaho simbuka shamba mu maso ndamutse ngumye hano ngaho uwo mutwe nahita nkumena bakangukina munigeneza tuzahura buriya genda shamba naribi mujye nagenda mushaka amafaranga mucyane batutana ako buriya papa buriya wari umuhoye ikigo kubona ari inyweye ku nzoga niyo mpamvu wankubita urushinga rura nkaho utera inyundo shadeka nkubwine wa mwana amafaranga y'agacupa mba nabumbye inkono abanyambumye uzaba igisambo kuri mama uba igisambo kuba wabyaye ubwo uri umuntu uri icyo ntazi uri igiki amafaranga arabona cyane uko ugutwi cyari kigukuyeho muveho sha buriya bagukaminisha itonde pa inzoga njyewe itonde ahubwo se imyembe nanjye ninywera umuti niko sha ntawe wanka icyo nkundira serije nyambarana neza burandambara urabona uburyo serije aba ameze nagasone keza iyi minsi arimo arabyibuha kwitonda aranatanguye umuhungu reka nkubwire pa buriya dissolve.
buriya nta kuntu ari kunyi ushobora kwibeshya ukandumira ku mwembe amenye yose leta nyakuramo mani shira hano ngaha bimwe n'umusaza nanjye koko musaza ibintu dutunze muri uru rugo byose ni ibisambo nanjye uranyimye birirwa byimana gusa ariko n'umundi ko nshaje wawufata wenda ukanyica ibintu ko ari ibishakwa mwimana mu biti ubwo busambo muba mufite reba nk'ubu mu kanya papa nkubisuruye ugutwi yenda kuguca ukagira ngo ni inyundo yarankubitije ujya nawe ngiye kuwutamira ubu mfatira ku munwa buriya ubusambo muba mufite nuba bumize kandi umunsi nanjye nagize icyo nzana muzataka umva bro mujye mukura amaboko mu mifuka mukore bamayeho gato basi wamaye ko kabuto ende cyabinye umusaza cyane imyaka afite bagufata nanjye kandya ka urashize noneho ugomba kuru Kasongo mbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala Kasongo mbona wewe mbali nanga ndukubabarira baba nini byano nahanga haguruka mwere nago gwe urashize noneho wibeshya wongera wamaye haguruka na toka wamba banini byano utarawuruka wamba banini gwe utandatanga wamba banini byano usapo ruka hano nga mwembe wanje wagiye he baba nini byano ndakubita ngumuragaruka utanye cyana shira hano nga wagiye urusaza rw'urusambo arenda gufasha andiriye umwembe agomba agomba gupfa wurutse nanjye nkawubona nkawurya shaka ukaba kwice ubuze ko wimanaga inzoga ubu ntabwo